amaze kumbwira kuganira ijambo ry'Imana, nararebye ijambo ry'Imana nshobora kuganira, somye ijambo ry'Imana, haje mu ijambo rivuga ngo hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ku isura ya 5 no ku murongo wa 1 kugeza kuri 5, ariko hari akajambo kavuga ngo ninde ukwiriye. Yego. Dusome ku isura ya 1 turageza kuri 5. Bona yicaye kuri iyo ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 z'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abariza ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri abo bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, ni igishitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo, amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Amena. Amen, amen. Niryo niryo jambo nashatse ko tuganira, ijambo rivuga ngo ninde ukwiriye. Yego. Nimba hari umuntu ukwiriye, hari n'udakwiriye no mu buzima bwose busanzwe. Usanga abantu bakoresha iryo jambo bakavuga ngo uriya muntu akwiriye gukora ibi ngibi, uriya muntu akwiriye kuba umuyobozi, uriya muntu akwiriye iki gikorwa kugihagararira. Yego. Hakongera bakavuga ngo uriya muntu nubwo bamushize muri kiriya gikorwa ntagishoboye, ntagikwiriye, kuko ntakwiriye kugihagararira. Yego. Ariko ijambo ry'Imana hano ryatubwiye ngo ninde ukwiriye, niwe tuganira. Uyu muntu ukwiriye ninde? Aya ni amagambo meza. Uyu ni Yohana wavuze aya magambo, kuko iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kiri mu gitabo cyane mu isezerano rishya, cyerekana kuko ari nk'igitabo cy'ubuhanuzi muri iri sezerano rishya. Kuko amagambo menshi arimo ni amagambo y'ubuhanuzi ari muri iki gitabo. Kandi Yohana uyu nguyu yanditse iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, yanditse ibitabo 5. Yandika Yohana w'ubutumwa, yandika Yohana wa 1, yandika Yohana wa 2, yandika Yohana wa 3, yandika na ufunuo wa Yohana, aribyo byahishuriwe Yohana. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Kandi marayika wari kumubwira aramubwira ngo wandike ibyo ubona, wandike n'ibiriho, wandike n'ibizakurikira. Amen. Imana ishimwe cyane. Ahimbazwe. Umurumva ni amagambo y'ubuhanuzi, niko twavuze ngo iki gitabo ni igitabo cy'ubuhanuzi, kuko kivuga ngo wandike ibyo ubona, wandike n'ibiriho, wandike n'ibizakurikiraho. Yego. Ngo aje kuvuga aravuga ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Niko umwami Imana avuga, Imana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Iyi Mana yacu cyangwa se umwami wacu mu butatu utagatifu, niko navuga, ni Imana kandi ni Yesu kandi ni umwuka wera. Yego. Ni Imana iriho, ni Imana yahozeho, ni Imana nyuma yayo nta yindi Imana iriho, kuko ni Imana irengeye ibintu byose biri ku isi. Imana yacu ishimwe cyane. Amen, amen. Yohana amaze kwerekwa ayo magambo, umwuka w'Imana aramubwira, kuko yari bamujanye bamutaye ku kagwa ka Patimo. Bibiliya iravuga ngo bamuhora ubutumwa bw'Imana, bamuta ku kagwa ka Patimo, bagira ngo azafazishwa n'irungu apfire iyo ngiyo, yibagirane mugabo.
yego ariko kuko yari mu mugambi w'Imana hariho icyo Imana ariko igira ngo izategure muri aya magambo twavuze. Imana imukoresha nk'igikoresho cyayo kugira ngo aya magambo yose ari muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kugira ngo ashobore kuyabona no kuyageza kuri aya matorero 7. yego Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Namubwiye ngo agende yandikira amatorero 7 yo muri Aziya. Ayo matorero uyasomye yasanga mu isura ya 2 no mu isura ya 3. Niho hari ayo matorero. yego Itorero ry'Efeso, itorero ry'Simuruna, itorero ry'Iperugamu, itorero ry'Ituatira, itorero ry'Isarudi, itorero ry'Filadelfiya, itorero ry'Laodikiya. yego Imana ndamubwira ati ugenda ayo matorero uyandikire. Bibiliya ikatubwira usomye hano mu isura ya 1 no ku verse 9. yego Bibiliya ikavuga ngo jewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana. yego Biri muri Yesu Kristo, biri muri Yesu. Nari ku kagwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Jewe Yohana mwene so musangiye amakuba, musangiye n'ubwami, musangiye no kwihangana. yego Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Murabona amakuba dufite none si twebwe bibayeho bya mbere. Urumva n'uyu mugabo yagiye kuvuga aravuga ngo jewe mwene so musangiye amakuba, mugasangira n'ubwami, mugasangira no kwihangana. yego ngo nari ku kagwa kitwa Patimo ngo bampora ijambo ry'Imana no guhamya Yesu. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. ngo ku munsi w'umwami wacu ngo narindi mu mwuka ngo inyuma yanje numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Haleluya. Haleluya. Yari ku kagwa ka Patimo ngo mu munsi w'umwami ngo ari mu mwuka ngo yumva ijwi ngo rirenga ngo rimeze nka kujya kw'iry'impanda. Amen. Ngo rivuga riti ngo ico ubona ucandike ngo ucandike mu gitabo ucohereze ari amatorero 7 iyo muri Aziya. yego Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iramubwira ngo ibyo ubona ubyandike ntubigire ubwiru, ubyandike uzohereza ari amatorero 7 yo muri Aziya. Haleluya. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nuko mbindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanje. Ko mbindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 ngo by'izahabu. Amen. Ngo kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza ngo mbona usa n'umwana w'umuntu ngo yambaye igishura ngo kandi yambaye n'umushumi w'izahabu ngo mu gituza ciwe. Haleluya. Haleluya. Ahindukizwa no kureba areba abona umwana w'intama ahagaze hagati. Umwana w'umuntu iyo Bibiliya ivuga ngo umwana w'umuntu uwo ni Yesu wari uhagaze hagati aramubona. yego Haleluya. Haleluya. Bibiliya ikavuga ngo umutwe we ngo n'umusatsi we ngo byerega ngo nk'ubwoya bw'intama ngo cyangwa se nka sheregi. Amen. Ngo n'amaso ye yasaga ngo n'ibirimi by'umuriro. Ngo ibirenge bye ngo byasaga n'umuringa w'umuteke ngo utunganijwe ngo n'umuriro wo mu ruganda. yego Ngo n'ijwi rye ngo ryari rimeze ngo nk'iry'amazi menshi ngo asuma. yego Haleluya. 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 Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Amen. Ngo mu kuboko kwe kw'iburyo ngo yari afashe inyenyeri 7 ngo no mu kanwa ke havamwo inkota ngo icyaye ngo ifite ubugi impande zombi. Ngo n'amaso ye ngo hari hameze ngo nk'izuba icyaye ryaka cyane. yego Haleluya. 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 Amen. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Ihimbazwe. Ngo mubonye ntyo ngo mwikubita imbere ngo nk'upfuye ngo anshyiraho ukuboko kw'iburyo ngo arambwira ngo ati witinya ndi uwa mbere ngo kandi ndi uw'imperuka. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ngo mubonye ngo nikubita hasi nk'upfuye
ngo andambikaho ukuboko ngo arambwira ngo witinya ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Amen. 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 Bene data, umukozi w'Imana amaze kumbwira amagambo yo kuganira y'ihumure, numvise aya magambo ari yaza yo kugira ngo duhumurizanye muri iki gihe gikomeye, mu gihe dufite ibibazo bitwugarije, ibibazo biri ku isi yose. Yego. Ijambo ry'Imana hano riravuga ngo ntutinye ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Amen. Ngo kandi ngo mporaho ngo icyakora ngo nari narapfuye ngo ariko none ngo dore ndahari ngo iteka ryose. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Ngo nari narapfuye ngo ariko none dore ndiho iteka ryose, ndiho nzahoraho iteka ryose. Hallelujah. Ngo kandi ngo mfite urufunguzo ngo rw'urupfu n'ikuzimu. Amen. Urupfu ruri mu kudutera ubwoba, urupfu ruri mu kutujana abo dukunda, urupfu ruri ku isi yose. Nicyo gituma uriya mwanditsi Pawulo yanditse hariya mu nzandiko ze baravuga ngo umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Yego. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Uyu mwanzi w'urupfu araturembeje muri iyi minsi, abantu bararushe, abantu ko baraboroga, ariko Bibiliya ivuga ngo umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Nibwo abantu bazabaza ngo se warupfuwe, urubori rwawe ruri hehe kandi? Yego. Haleluya. Hallelujah. Nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko wandike ibyo ubonye nibiriho, nibikurikiyeho, ibyo ari byo wandika, ibyo uhabona uyu munsi nibiriho nibizakurikiraho hanyuma. Yego. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Aravuga ngo n'ubwiru bw'inyenyeri indwi izo ubona mu kuboko kwanje kw'iburyo, nibyo izi nyenyeri indwi ubona ukuboko kwanje kw'iburyo, nibyo bitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu. Yego. Dore izo nyenyeri indwi nizo marayika, izo nyenyeri indwi ni abamarayika bayo matorero arindwi. Yego. Naho ibitereko by'amatabaza ndwi nibyo matorero arindwi. Yego. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ayo ni amagambo yose Yohana yari kwavuga muri iyo sura yiwe ya mbere. Ntabwo twayivuze yose, yo ni amagambo twagiye dufata kuko numvise umutima wanje aricyo umbwiye kugira ngo dushobore kuganira kuri aya magambo yerekana Yesu uwo ari we n'ukuntu ari umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ageze muri iyi sura yiwe ya kane, yerekwa intebe y'ubwami. Yego. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona ngo mbona ijuru rikinguye, ngo kandi yajwi nabanje kumva rivugana nanje rimeze nk'igimpanda, rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzakurikiraho hanyuma. Yego. Kwereke ibikwiriye kuzakurikiraho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya ngo mba mu mwuka, uyu ni Yohana waza uvuga. Yego. Ngo muri ako kanya mba mu mwuka, ngo mbona intebe y'ubwami ngo iteretswe mu ijuru, ngo mbona n'uyicayeho. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Amen. Uwari uyicayeho ngo yasaga n'ibuye ryitwa yasipi. Yego. Ubwo ni ryitwa sarudiyo. Ngo kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe wasaga na simaragido. Yego. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Ayo mabuye yasipi na sarudiyo na simaragido, Bibiliya ivuga ngo ni amazina y'amabuye, amabuye y'agaciro. Yego. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Mu ijuru hariho intebe y'ubwami bene data. Mu ijuru hariho intebe y'ubwami umwana w'Imana yicayeho. Amen. Ngo kandi hagati y'iyo ntebe ngo hari ibizima bine. Yego. Ngo kandi ibyo bizima bine ngo ntibiruhuka ku manywa na nijoro. Yego. Ngo bihora bivuga ngo Uwiteka arera, Uwiteka arera, Uwiteka arera.
Amen, amen. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Ngo niwe Mana ishobora byose, ngo niyo yahozeho, ngo kandi nizahoraho. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibyo bizima bihora imbere y'intebe y'Imana, ngo ntibiruhuka ku manywa na nijoro, bihora bisingiza Imana, bihora bisingiza Imana ku manywa na nijoro. Amen, amen. Ngo bivuga ngo Uwiteka rera, Uwiteka rera, Uwiteka rera. Amen, amen. Ngo ni umwami w'abami, ngo ni Imana ishobora byose, ngo ni Imana yahozeho, ngo ni Imana iriho, ngo kandi izahoraho. Amen, amen, amen. Haleluya. 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 Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, nubwo dufite amakuba uyu munsi wa none, ariko ntiducike intege, dufite ibyiringiro. Ni ku muririmbyi w'agakiza yaririmbye ngo dufite ibyiringiro bifite ubugingo, Yego. kuko dufite umugabane mu ijuru. Amen. Izi ntwari zose zihaye zitambuka muri iki gihe, aba bantu bahaye badusiga muri iki gihe, uri mu gusanga ibibazo byarabaye ku isi, ukazusanga umubyeyi ko arapfakara, agapfakarana n'umwana we w'umukobwa, agapfakarana n'umukazana, ugasanga urugo rwose rwahindutse abapfakazi gusa. Yego. Ariko bene data, ni igihe gitoya iyi mibabaro turimo yose ikazarangira. Yego. Icyo gituma Yohana hano nanone yanditse hano muri isura yiwe ya 21 no kuri 4, aravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, ngo kandi urupfu ntiruzongera kubaho, ngo kandi nta miborogo izongera kuba muri icyo gihugu, nta gutaka kuzabayo, nta kuribwa kuzabaho. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Igihugu dutegereje bene data, Imana yacu izahanagura amarira yose twaririye muri iyi si. Yego. Izatumara iyi mibabaro yose dufite muri iyi si, izatumara aka gahinda kose dufite muri iyi si. Yego. Igihugu cyo mu ijuru ngo nta mibabaro iriyo, ngo nta miborogo ibayo. Hari umuririmbyi yavuze ngo ntibatinya nabo mbatobike, ngo bazabahora baririmba indirimbo zishimwe. Haleluya. Ngo nta magambo ateye isoni aba muri icyo gihugu. Amen. Ngo nta n'imfubyi zihakubitirwa. Haleluya. Haleluya. Icyo gihugu ngo si nk'icyo mu isi, ngo abatuyeyo bose baranezerewe. Yego. Haleluya. Haleluya. Bene data, turi mu bihe bikomeye, ibihe by'ibibazo, ibihe by'intambara, ibihe umuntu atari mu kubona uko abwira uwundi. Ariko bene data, nimuhumure, ni umwanya mutoya, izi ntambara turimo zigashira. Yego. Hari umuririmbyi w'agakiza nawe waririmbye aravuga ngo ni igihe gito intambara igashira, ngo ni igihe gitoya ngo hazabona Yesu. Yego. Iyi mibabaro yose ituzungurutse muri iki gihe, Pawulo nawe ngo aje kwandika hariya mu rwandiko rw'Abaroma 8 no 18, aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Amen, amen. Aravuga ngo ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko guhishurwa ku bana b'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Imibabaro y'iki gihe bene data ntikwiriye kuzagereranywa n'ubwiza dutegereje abakirisitu. Ntigera ubwiza tuzabona n'ubwiza tutabona uko tuvuga muri iyi si ya none. Yego, yego. Aravuga ngo ndetse n'ibyaremwe byose nabyo bitegerezanyije amatsiko. Bifite amatsiko yo kugira ngo bive muri ubu bubata bwa none birimo. Amen. Uko ibyaremwe byose nabyo biragowe, bifite ibibazo. Inka zirashorerwa zikagenda zikaja kubagwa zidafite icyo ziyazizira. Yego. Ibyaremwe inyoni mu byari byazo usanga abantu bahaguruka bakagenda bazitera imihumetso, abandi bakagenda bazitega. Ibyo ni ibyaremwe byose bifite ibibazo. Yego, yego. Ariko Bibiliya hano Pawulo aravuga ngo ndetse n'ibyaremwe byose ngo bitegerezanyije amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Amen, amen. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Bene data, ibihe turimo, Imana yacu yabanye natwe muri iriya myaka ya kera n'ubu iracyari ya Mana.
ya mana yadutabaye. Ni kuriya muririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yavuze ngo mana wadutabaye mu minsi ya kera, yego, ngo nanone uzaturengere tugeze ku gupfa. amen, Aravuga ngo imisozi itararemwa, isi itararemwa, wahoze uri ubuturo bwacu mana. amen, amen, Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, Hano Yesaya nawe ngo aje guhanura, arahanura muri isura yiwe ya mbere no kw'icenda. Aravuga ngo yaba Uwiteka Nyiringabo atadusigariza ngo igice gitoya cy'abarokotse, ngo tuba twarabaye nk'Isodoma n'i Gomora, tuba twararimbutse tugashira. yego, Ariko Uwiteka Nyiringabo afite igice yadusigarije cy'abantu bakeya bakiriho n'ubu ngubu. Haleluya, haleluya, iyo Uwiteka Nyiringabo ataza kubaho 9 abantu b'ibubembe baba bararangiye bagashira. Ariko mu ivu ryabo harimo abazutse ubu ngubu bariho. haleluya, 9 iyo Uwiteka ataza kuhaba, abantu b'i Kinshasa na za Lubumbashi no muri Bzura nta muntu uba wararokotse. oya, Ariko Imana ni Imana iracyariho kandi ifite abo yadusigarije. yego, yego, Haleluya, haleluya, iyo twumva amateka y'abantu bari Kinshasa, kuko njewe mfite umuntu wari mu bantu bari Kinshasa, bamanutse ijya nzira yose naherutse kumva umuntu ayitangamo ubushuhuda hano, baragenda kugeza bahurutse mu Rwanda. Iyo Imana itaza kuba mu ruhande rwabo ubu ngubu baba baribagiranye. yego, Ariko Imana y'Isiraheli yita dusigariza bariya bakeya basigaye, ngo tuba twarabaye nk'Isodoma n'i Gomora, abantu baba baribagiranye. Ahari abatazi Imana bakavuga ngo Imana yanyu iri hehe, yarananiwe kubarokora. Imana yacu iracyari ya Mana. amen, amen, Imana yacu yaturokoreye 2004, abari mu Gatumba hariho abasigaye uyu munsi wa none, mu ivu ryabo harimo abantu bashibutse bahe bakora imirimo n'ibitangaza. yego, yego, Haleluya, haleluya, haleluya. amen, amen, Imana yacu ni nziza bene data. amen, Imirimo y'Imana yacu irakomeye. Umwami Yesu umunsi agera hariya kwa Yayiro, asanze agakobwa kiwe kapfuye, umwana wiwe yapfuye. Ngo abantu bahure nabo baramubwira ati se kumuramujana hehe, umuntu yapfuye gwarangiye. yego, Yesu ngo hageze asanga ngo hari urusaku rwinshi n'umuborogo mwinshi, abantu ko bararira. Ariko Yesu ahageze, hatanga igisubizo, wa muborogo na yamarira menshi bariko barira ahinduka kuba ibyishimo. yego, yego, Umwana mugarurira ubuzima, umwana ahinduka kuba muzima. amen, amen, Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Niho haha ngaha ijambo ryacu twasomye. Bibiliya iravuze ngo mbona iyicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo, ngo cyanditse imbere n'inyuma, ngo gifatanishijwe ibimenyetso ngo 7 z'ubushishi. Ngo mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije. Bibiliya iravuga ngo ntihagira uwo mu ijuru, ngo cyangwa uwo mu isi, ngo cyangwa ikuzimu, ngo ubasha kuboneka ngo abumbure kiriya gitabo. yego, Oh, haleluya, 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 amen, amen, Bibiliya iravuga ngo Yohana arizwa nuko hatabonetse umuntu ukwiriye kubumbura icyo gitabo ngo habe no kukireba. yego, Umwanya kiri muri ibyo bitekerezo, aha yavuga ngo se kiriya gitabo kirabumburwa nande, kiriya gitabo ninde ushobora kukibumbura. Ngo yumva umwe muri ba bakuru ngo avuga ati, yewe Yohana we, wirira Yohana we, ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda, ngo igishitsi cya Dawidi ngo aranesheje, ngo abumbure igitabo amena ibimenyetso 7 bigifatikanije. haleluya, 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 amen, amen, ninde ukwiriye kurengera abapfakazi bene data kuri uyu munsi wa none? Ninde ukwiriye kurengera imfubyi kuri uyu munsi wa none?
ninde ukwiriye kurengera igihugu cyacu cyahindutse umusaka? Ninde washobora kongera kutwubakira igihugu kikongera kikubakwa kigaturwa? Amen. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Amen. Amen. Aramubwira ngo yewe Yohana we wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje. Amen. Haleluya. Hallelujah. Bene data, dufite umugabo ukomeye, intare yo mu muryango wa Yuda. Amen. Arahagaze kugira ngo ashobore guhoza aya marira abantu bose bari mu kurira ku isi. Yego. Turi mu kureba tukareba ubwoko bwacu, ariko jewe iyo mbaye nsenga nza ndeba ababyeyi bose bifashe ku matama, ababyeyi bose amabere yikuze, amabere yonkeje, abana bari mu kugenda bagwaga ku misozi batazi icyo bahaye bazira. Yego. Imana yacu tubabarire cyane. Imana idufashe. Mwaherutse kureba bariya bene data b'Kinshasa ukuntu abana baze baboroga bahaye barira bagatundikwa ku manywa, ababyeyi bababyaye bari aho ngaho bahaye bareba. Ababyeyi amabere yonkeje, ababyeyi bari aho ngaho. Ninde washobora kumara uriya mubabara ababyeyi bafite? Ninde washobora kumara izi ntimba ababyeyi bafite? Ninde washobora kutugarurira amahoro mu bihugu? Ibihugu biri mu guhaguruka, inama zigaterana, n'ejo bundi zari zirimo kugira ngo zishakishe amahoro, ariko amahoro yo mu isi yarabuze. Yego. Imana itubabarire cyane. Imana idufashe. Ninde washobora guhaguruka agacecekesha ziriya ntambara? Ukuye intare yo mu muryango wa Yuda. Amen. Abategetsi bakomeye ntibashobora gucecekesha intambara, zarananiranye. Imiryango mpuzamahanga iri mu guterana ku isi. Yego. Nguko barashakisha amahoro y'ibihugu byabuze amahoro, ariko byarananiranye. Ariko ijambo ry'Imana ko riratubwira ngo ninde ukwiriye gucecekesha ziriya ntambara, ninde ukwiriye gucecekesha iriya nkota, ninde ukwiriye gutanga amahoro, ninde atari intare yo mu muryango wa Yuda. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ryabwiye Yohana ngo yewe Yohana we ngo wirira. Abantu bari mu kurira. Abantu bose abakomeye bakarira. Abanyacyubahiro bakarira. Abatunzi bo muri iyi si ko barabura aho berekeza ibintu zabo. Yego. Kubera ibibazo dufite muri iki gihe. Ariko bene data, dukomere kandi twizere yuko intare yo mu muryango wa Yuda irahari. Amen. Igishyitsi cya Dawidi nta wundi washobora gucecekesha izi ntambara zose ziri ku isi. Nubwo imiryango ikomeye yo haguruka yo mu isi kandi irahari. Ariko hari umuririmbyi avuze ngo amahoro yo mu isi yabaye makeya ngo kubw'ibyaha by'abantu. Yego. Ngo ubwicanyi ubugome byariyongeranyije, ibibazo biba byinshi. Ariko bene data b'abakuru y'imisozi, bene data bakurikiraniro, umutwaro wacu ni ugusengera ibihugu bibuze amahoro. Yego. Umutwaro wacu ni ugusengera amoko yose abuze amahoro. Amoko ari mu kurira atazi y'abana bahebagwa ku rugamba. Ababyeyi batazi y'abana baroye. Yego. Abagore batazi y'abagabo baroye. Bagira gutya gusa bakazabona ko barabazanira imirambo. Yego. Amahoro yo mu isi yabaye makeya bene data kubw'ibyaha by'abantu. Ariko nta wundi watanga amahoro, nta uhanda amahoro twayabona, ni muri Yesu gusa. Yego. Yego. Yesu niwe mahoro yacu, Yesu niwe wuzuye amahoro. Iyi si yose amahoro yabaye makeya, ariko nta wundi watanga amahoro ukwiriye Yesu gusa, niwe ntare yo mu muryango wa Yuda. Amen. Amen. Niwe ushobora kuduhoza amarira yose turi mu kurira. Amen. Niwe ushobora kurengera abapfakazi, ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ni se w'imfubyi akira abapfakazi imanza zitabera. Yego. Aya masengesho turi mu gusengera kuri uyu murongo, hari igihe azazamuka akagera imbere y'Imana, Imana ikaduhindurira amateka,
igihugu cyacu kikongera kikubakwa, ababyeyi bakongera bakabyara bakonsa bakarera bagacuza. Yego yego. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Naho amahoro yo mu isi inama ziraterana ntacyo ziri mu kugeraho. Ariko igifite akamaro ni iki gicaniro, naha kuba kuri iki gicaniro, naha kuba kuri aya mavi. Yego. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Ninde ukwiriye bene data gucecekesha izi ntambara? Ninde ukwiriye kugarura amahoro mu bihugu byabuze amahoro? Ninde ukwiriye kunga bariya baperezida bose bananiranye? Ninde mu bantu bakomeye? Ninde mu banyacubahiro? Ninde? Ntawe uriho, habe n'umwe ntawe uriho. Ntawe. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Bene data, ibihe turimo birakomeye. Ni ibihe by'ibibazo ku byaremwe byose. Umuntu wese yibaza mu by'iki gihe. Abana batoya bamaze kumenya uburyo bw'izi ntambara, abakuru bazi uburyo bw'izi ntambara, nubwo abantu bari mu kubyirengagiza, abantu bagasa n'abadahaye babibona, ariko ukuri kose kurahari kandi kurazwi. Yego yego. Ariko nta handi duteze gutabagwa, ni ku Mana yacu. Yego. Nicyo gituma Pawulo yanditse hano twavuze aravuga ngo imibabaro y'iki gihe turimwo ntigereranywa n'ubwiza dutegereje kuzabona. N'ubw'isi hayi dukubita hirya no hino, isi hayi ducundeka tujana hirya no hino. Yego. Ariko nibutse uyu muhanuzi Habakuki nawe yaravuze ngo nubwo imitini itatoha, ngo n'inzabibu ntizera imbuto, ngo n'amasha agashira mu biraro, ngo nta kizatuma tutanezererwa Imana y'agakiza kacu. Yego. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Nubwo ibi bintu byose byashira, hari indi buririmbyi nawe w'indirimbo zo gushimisha abaririmbyi ngo nubwo imirima yarumba, ngo singira icyo soroma, ngo nubwo napfusha amatungo, ngo Yesu gusa arampagije. Arampagije. Bene data, mureke Yesu ariwe dushira imbere mu buzima bwacu bwose. Yego. Mureke Yesu ariwe twikoreza imitwaro yacu yose. Yego. Mureke Yesu ariwe duhereza ibi bituremerereye. Abari ku rugamba, urugamba ni urwabo. Abari mu butegetsi bafite ibyabo bahaye bakora, ariko twebwe abahamagariwe kuba kuri uyu murongo. Mureke duhanga Imana yacu amaso. Amen. Kuko nta handi gutabagwa kwacu guturuka. Uriya mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarasi. Ngo ariko twebwe tuzavuga izina ry'Imana y'Isiraheli. Haleluya. Imana yadutabaye 9 n'umunani. Imana yabanye natwe 9 na 6. Imana yabanye natwe 2 na 4. Imana yabanye natwe muri iyi myaka yose dufite y'intambara y'iyi myaka. Imana iriho. Iracyari ya Mana ntirahinduka. Amen. Haleluya. 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 Amen. Imana yacu iracyari ku ngoma. Ingoma yayo ntizahanguka, ingoma yayo ntirakubitwa kudeta ngo tuvuge ngo ingoma yiwe yahangutse. Data aracyari ku ngoma kandi aracyari ko tureba, aracyari ko yumva ibyo dusaba byose. Kandi imigambi yiwe ni myiza kuri twebwe. Ibyo atekereza kudukorera ni byiza bene data. Amen. Jambo ry'ihumure ryo muri uyu mugoroba riratubwiye ngo ninde ukwiriye gucecekesha amarira y'imfubyi, ninde ukwiriye gucecekesha amarira y'abapfakazi, ninde ukwiriye gucecekesha amarira y'abakomeye bari mu bihugu, abayobozi bacu bari mu bihugu, ninde ushobora gucecekesha amarira y'ingabo ziri mu gihugu, ninde ushobora gucecekesha abakuwe mu byabo, inkambi z'impunzi zazungurutse ibihugu byose by'abaturanyi. Nta wundi ni intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi. Arahagaze kugira ngo ashobore kutumariraho iyi mibabaro yose n'izindi ntimba zose dufite. Bene data, duhumurike, dutumbire Yesu wenyine gusa niwe banze ryo kwizerwa, kandi niwe uzatumara iyi mibabaro yose. Umunsi n'abarundi baza bavuga tukazazamura ibendera yo kunesha, izina ry'Imana yacu rikomeye, kuko twahisemo neza kuba twarakurikiye uyu mwami. Titwihenze. Uyu ni umugabo ukwiriye gukurikirwa. Iyi ni intwari ikomeye
uyu ni umwami w'abami, ni umutware utwara amahanga yose. Yego. Uyu mugoroba wa none cyangwa se igitondo cya none aho bene data baherereye, ijambo ry'Imana ridufashe kandi riduhumurize kubwa Yesu umwami wacu. Amen. Mwami Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri